abo dusangiye umurimo ubahembure ubagasanire byuzuye ndatuborohereze abo dusangiye umurimo ubahembure ubagasanire byuzuye ndatuborohereze ineza yawe imerekeze ku ndunduro niba nkugiriye umugisha unyibuke ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe ineza yawe imerekeze ku ndunduro isengesho iri ni isengesho umeneye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha iri ni isengesho umeneye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha haleluya iri ni isengesho umeneye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha haleluya Yesu wimbazwe mwami w'abami himbazwa mwami w'abami izina ryawe rishimwe nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka Hosana nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka Hosana niburudisha nikirukaruka Hosana nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri
yaniburudisha nikirukaruka we hosana amen yaniburudisha nikirukaruka hosana amen aiwe yaniburudisha nikirukaruka hosana Ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari ukuzaba n'umuntu yaremewe kera kose umuntu yari isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo ukuzabana n'umuntu yaremye nzahora mvuga iyo neza wangiriye nzahora ngushima mu gihe ndiriho ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibaye we nzahora mvuga iyo neza wangiriye nzahora ngushima mu gihe ingoma yawe n'amahoro ingoma yawe